nagiye gusenga nsenga amasengesho abaho natabaho. Hari abantu bajya bumva rero ngo umuntu wirukankanye shitani niwe nge. Nafatiye muri Bibiliya ijambo rivuga ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya. Ndavuga nire ibyago ndimo ngira ndabona ndimo mbitezwa na shitani kandi ndabona ari imikino. Ndagira ngo nkuremo imikino. Nibwo rero nagiye kuri stade regional Nyamirambo ndapfukama ndavuga ntumva mana. Iyo amakipe akiniye hano itsinze zitwara igikombe. Ejo bundi habaye isiganwa ry'amagare. Umugabo umwe asiga abantu witwa Abraham Ruhumuriza. Ageze hano mbona baramuhembye. Cyari igihembo cy'umwihariko nticyari cya rusange. Ni none ndabona nanjye shitani arimo nkinisha ko turi kuri stade y'imikino wambabariye nanjye nkirukankana na shitani namusigukanyiriza umugore. Nizera ntyo ntihagire wumva ko nagiye gushaka shitani. Kwizera kwanjye kwanyemeje ko shitani andi hafi ndamwirukankana ndapfukama ndabara ni rimwe kabiri gatatu kwa kundi bitangira nirukanyira mu ijambo rivuga ngo wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Abantu bakwiye kubika ijambo ry'Imana aho kubika ibintu bipfuye, kuko abantu babitse ibintu bipfuye. Abantu barashaka kubika ngo barambwiye, ahubwo bika ngo narasomye ijambo ryawe riravuga ngubu buhanuzi wangu ngubu n'ubundi ndabwemera nanjye njya mpanura. Ariko dore origino ngiye kajya vuga ni wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi ni wagize utya. Uwiteka mbere igihome maze gukoresha amasaha n'iminota 50 numva ijwi rya marayika rirambwiye ngo nitwa Uwiteka. Icyo ukoze kinkuye mu ijundu Uwiteka ngo kireje umugore itahira uramusange muhira. Kwa kundi niruka nsenga ubwonko bw'umugore busubira ku murongo. Arikara Yesu n'uyu mwanya tuvugana ushaka amakuru yose dore ko abantu batajya bemera azagikara Yesu abaza amazina ya Mukantabana Claudine n'umugabo we barakagira Pascal. Azabona twinjira mu bitaro ariko ntazabona twasohotse mu bitaro. Twe ntitwasohotse dusezeye ibitaro. Umugore wanjye yagaruye ubwenge yambara imyenda ngo bagira ngo ni umuntu wagiye mu basazi. Ahubwo abo bantu barakwicaca hariya baca mu karyanga basaze nka batatu ngo baramuherekeza bamugeze inyuma y'inzu baramubwira ati taha nugaruka hano turakwica. Yasezerewe n'abasaze bagenzi be. Ibigeragezo byawe ufite ni nabyo bizagukiza have buhagaze amaho ngaho, ni nabyo bizagutangira ubuhamya. Umugore wanjye afata umuhanda arataha ajya kwa mukuru we Mama Diane mu Gashyekero. Mukuru we ni wampamagaye ngeze kwa mukuru we sanga umugore wanjye arahari. Fata igishifu mfata umugore wanjye mwicaza ku gatebe mpera mu mutwe, bari baramwogosha nta musatsi agira. Fata igishifu mpera mu mutwe nduhagira mubiri wose nduhagira. Amajerekana biramushiriraho nsanga mukuru hishije igikoma tuhoza igikoma dushyira muri teremusi muri jaga turamuha. Mugore wanjye anywa igikoma. Kuwa gatanu saa moya n'igice asinzira ubwo. Akangutse kuwa gatandatu saa 4 z'ijoro akanguka none ubona ari mu buzima mudu. Arambwira ngo nuse ko mbona uri umugabo wanjye nti ko turi hano se niho turi nishira umwana arihe. Urumva ko atabizi ko umwana yapfuye. Shitani hari yadutwarira ubwenge mu ngo. Noneho ibyo abagore bacu bakora tukagira ngo nibo ariko sibo. Abantu banze bagenzura ibiba. Ndangije ambwira n'umwana yarapfuye mbona yishimye mu mutwe mbona avugije indura tuzongera kunkunda namwe. Ndabwira nti sinagushatse ufite umwana nagushatse uri wenyine none uracyari wenyine ndacyagukunda. Kandi Imana yambwiye kuzabyara kabyara n'abana besha birakunda. Ndamubwira nti twaguma kwa mukuru wawe turagenda tuva kwa mukuru we mu buzima bubi tujya gutura ahantu mu kazu kabi nako twaryamaga ibirenge bigasohoka hanze. Imbeho ikatwica nta kintu twiyorosaga irido yari yararokotse ku idirishya ni tukisasira indi. Mu gitondo nkazinduka irido nkazisubizayo tugahagarara muri ako kazu nkamusiga mu nzu nkagenda anuka tamenye ibye. Ariko uyu munsi abantu bisiga amavuta y'ibiciro baranganye. Uyu munsi abantu bazi kwimakiya baranganye. Uyu munsi abantu bazi gutera ipasi baranganye. Uyu munsi abantu bazi gusasuburi bagashyiraho imitima bagashushanyaho utubwa ubundi bagashyiraho utuntu twose. Nibwo banganye koko. Abantu bangane bafite n'uburyo bwo gukundana ariko bangane. Telefone zo ziraje gukora ibintu. Ubu hari umugabo utareba muri telefone y'umugore, hari umugore utareba muri telefone y'umugabo. Noneho ikintu cyose bashyizeho kode urajya kureba ngo pin number, shyiramo pin number, wagera kuri WhatsApp na message ugasanga ni pin. Ibi bitelefone abantu bagenda bashyiramo pin number ko mwese nta ukora mu rwego rw'umutekano mugenda mushyiraho amakode kugira ngo nuko hari amabanga abantu baba bafite bavugana na bagenzi babo ariko adahuye n'umuryango nyarwanda. Ugasanga umugabo yirirwa tereta umugore wundi mugabo, umugore tereta umugabo wundi. Mbese ugasanga abantu bafite utuntu bikinze kandi baba no mu nsengero. Ibi rero nibyo bikuru uyu mwaka mu basenga. Imana idufashe. Hanyuma umugore wanjye ndamwihanganira turakena turihangana mu buzima buteye ubwoba. Nasenga Imana ikambwira ngo nzakugirira neza. Nyuma y'amezi nk'umunani mbona umugore wanjye atangiye kugaruka. Wumve ko ayo mezi yose yashiraga tubana mu nzu nta nasunutsa izuru. Cyo nshatse kuvuga bakuru muracyumvitse. Turaho nuwagira ngasiga ngagura amavuta y'inka nabona igihumbi nkagura utuvuta mbese tusangira ubusa. Ariko uyu munsi ubu nte mugore wanyu uyu munsi nk'umugore wanyu ndwana niki. Uyu munsi tubonye ibiryo byihorere ubuzima burakomeza. Ejo bundi Imana irambwira ngo nkongeye umwana twaramubyaye
amaze ukwezi n'iminsi 6 bajya kumwandikisha ku murenge mu Nyakabanda. Hari kuwa gatanu nagiye mu bibare mwivuga butumwa, hamwe bavuga ngo ntawukorera Imana ngo agerageze, mpagarara ku ruhimbi ndimo mvuga Imana, umwana wanjye apfa bavuye kumwandikisha. Ubwo se harya ubwo hari iyi Mana noneho itagize nimuwe ko ndi mu rusengero nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, kuba utinze kubyara si icyaha wakoze, ahubwo Imana ishobora kuba yari yarabonye ko hagati aho hari ikibazo kizavuka, ibitinze kuguha umwana kugira ngo utazakomereka kuruta. Igitabo cy'Abaroma igice cya 8:28 haravuga ngo tuzi ko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Nyuma twarabanye turihangana, nyuma y'igihe atwita indi nda, nayigira ibibazo, inda ya kanivamo akana n'ibindi. Uyu mwanya tuvugana ntagiye muri detail, tubyaye 3, dufite abana 3, umuhungu n'abakobwa 2, tuguwe neza. Umugore yarakize ntakiruka, ni umusirimu araho, rwa rukara rwo kwirabura na bya bisazi byamushizemo, iyo umurebye arakeye, arasa neza cyane. Mugore wanjye ni sawa, aranyuze, ni mwiza kuri nge, aranyuze. Amen. Aha rero icyo nshatse kuvuga, nagira ngo mbwire umuryango ngo nimwihangane, mbwire n'undi uduteze amatwi uri mugeragezwa kuruta uko tugeragezwa yihangane, mbwire n'undi uzatwumva ari mu bigeragezo azihangane, ariko mbwire abaduteze amatwi uyu munsi n'abaza kuyadutega babwira ngo nimwihangane, nta gahora gahanze, Imana igikora ibitangazo. Uyu munsi wa none umugore wanjye yarakize, turi kumwe, tubyaye 3, turi mu rugo, ibintu byose bimeze neza. Ubushomeri bwari bunyishe nguwe nabi, ariko ubu nkubwiye uko Imana irimo igenda ibigenza wakumirwa. Ariko nsore mu ijambo ry'Imana riri hano muri Zaburi 124 iravuga ngo iyaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Nicyo nari nshatse kuvuga. Isoza ivuga ngo Uwiteka himbazwe utadutanze ngo tuba umuhigo wamenyo y'ibyaduhigaga. Bibiliya ntagatifu iravuga ngo umutego uracitse, natwe tuvamo turarokoka. Nimwihanganira imitego shitani yabateze, muzavamo murokoke, umutego uzacika natwe turokoke, ikigoyi kizacika natwe tuvemo dukire. Icyankomeje cyane kugira ngo nkomerere muri ibyo bintu ni ibintu 3. Bwa mbere nakomejwe na Yesu navuze, nakomejwe n'ubutumwa bwiza navuze. Avuga nti ubutumwa bwiza navuze, uzumva naravuze Imana kumva nabaye, ninde uzizera? Narwanye ku ijambo ry'Imana navuze. Cya kabiri, nakomejwe n'ikintu kimwe, nkomezwa n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ahirwa uwihangana bimugerageza, nkomezwa n'icyo. Icya gatatu, nakomejwe nuko uyu mugore wanjye ni imfubyi, simfite mama ndi bumushyire, nawe nafite nyina ari busange. Nkomezwa n'isezerano nagiriye mu rusengero, ndavuga ngo nzamwihanganira ari muzima cyangwa arwaye. Muri make nakomejwe no kwizera Yesu, nkomezwa n'amasezerano y'Imana, hanyuma ndavuga ngo reka nsimbarare ku isezerano, hanyuma nite ku butumwa bwiza navuze. Abo nabwirije batazabona n'ijyo baye nyirabayazana wo kwica ubutumwa nabo bakagwa. Nkomereraho. Inama naho umuryango rero ni ukwicara abantu bakihangana, bakajya bavugana ku bitagenda. Icya kabiri, kirazira kugaragaza intege nke z'umugabo iwabo w'umugore. Icya kabiri, kirazira kugaragaza intege nke z'umugore iwabo w'umugabo. Nimba umugore wawe uri umunyamafuti, gumana amafuti uyashyire mu mutima, usenga Imana umuganirize, niba adahinduka mwasezeranye ko muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu aje. Hazamo ijambo rivuga ngo uzamwihanganira arwaye cyangwa ari muzima. Icyo wamusanganye niyo ndwara, yihanganira izamwice cyangwa imukize. Ariko bimuteza abantu ngo muteze iwanyu, uzaba umwangishije umuryango w'iwanyu, umwangikishije gutyo, hanyuma bivemo kwangana hagati y'imiryango ningo. Aha rero nicyo nabwira imiryango, tujye tugira abantu, umuntu agashyingirwa, abantu bo mu miryango y'umukobwa bakaza ku mugabo, bikaremerera umugabo ntabikubwire, ariko birya nabyo bikwiye kuganirirwaho. Tujya tugira abantu biwabo w'umugore bakaza mu rugo, umugabo cyangwa iwabo w'umukobwa bakaza, iwabo w'umugabo bakaza mu rugo bikaremerera umugore. Birya bintu mukwiye kubiganiraho. Byaba bidashoboka ko mukeneye gufasha mukamufashiriza hirya, ariko ntibisenye umuryango. None se murumuna wanjye nzamuta, ubu urabona namuta, ubundi utarajya ku mugabo yabagahe? Wowe utarashaka se ubundi ukiba iwanyu murumuna wawe yabagahe? Niba ukeneye kumufasha mufashiriza aho ari, ariko wisenya urugo, kuko urugo ni urwababe. Ni gereza y'umuntu afungirwamo akayivamo apfa. Wiza rero kuyongeramo ibindi bibazo. Cemo ikibazo gikomeye kugeza n'ubwo bambwira bati ntazakira umwe mu bavindimwe, arambwira ati reka ngufashe gushaka undi mugore, byakiriya gisazo bireke. Ndamubwira nuko nasezeranye ndakuze, nta magambo yawe nshaka na bugingo n'ubu. Ndashimira Imana rero yuko ntumviye amajwi ngakomera mu kwizera kw'Imana. Uyu munsi umugore tukaba turi kumwe. Umuryango wanjye wo n'ubusanzwe namushatse bamukunda,
barankomezaga bakambwira bati ihangane, rimwe ngakuraho na telefone nashaka kumva amakuru yabo kuko bambazaga aho bigeze bikandya mu bwonko, ngakuraho telefone nkaguhamagara mbishaka ngakurikirana amakuru y'urugo rwanjye. Ntabwo nari gucika intege, bwa mbere namushatse mukunda, nabitekerejeho imyaka 3 n'amezi 6, twagiye kubana mbishaka kuko nagiye gushaka jye nabitekerejeho. Mbere yuko nshaka nganiriza abantu bakuru, abasaza pani nkunda rubyino zimbwira utuntu twishi tuba mu rugo. Hanyuma rero ndavuga nti byose nzabyihangana, reka njye gushaka. Nashatse mbishaka, sinigeze nanicuza. Cyakora cyo nyuma yaho byari bigeze iyo birengaho nshobora kukwicuza, ariko Imana yabonye nayo ndi buhemuke intabara ntarahemuka. Abageragezwa ni mwihangane, Imana izabatabara mutarahemuka.